Iyo byabaye wenda umwana yarasambanyijwe urabimenye ntubivuze, uhabwa kimwe cya kabiri cy'igihano cy'uwakoze icyo cyaha. Umwana yakwicwa wenda ntubivuge, uhabwa igihano kingana n'icya wa wundi wabikoze, kuko uhita ufatwa nk'umufatanyacyaha. Uburenganzira bwose dufite bukomoka ku itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryo kuwa 10 z'ukwa 12 1948, ariko noneho nyuma y'uko iryo tangazo rijyaho byagaragaye ko abana, abagore, abafite ubumuga bagenda bahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko bafatwa nk'abanyantege nkeya, bigatuma hajya handi masezerano mpuzamahanga arengera ba bantu. Ni muri urwo rwego rero hajeho n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana mu 1989 ibyo bita UNHCR, hajyaho n'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana muri 90, ndetse na politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana mu Rwanda, ndetse n'itegeko ry'umwana navuze. Ibyo byose rero bivoma kuri bwa burenganzira bwa muntu muri rusange, ariko bigafata wa mwana nk'umunyantege nkeya ukwiye kurengerwa n'abantu bose bamuruta. Niyo mpamvu umwana agira andi masezerano cyangwa ubundi burenganzira bwihariye kuruta ubw'abantu bakuru. Abufite nk'ikiremwa muntu, ariko bakaba bwihariye n'abantu bakuru bagasabwa kumurengera mu buryo bwihariye, kuko n'umunyantege nke n'umwana uba ugomba kureberwa. Umwana buragira uburenganzira bugendana n'inshingano. Mbere na mbere umwana afite inshingano nkeya, ariko ntabwo umwana yarongwaho inshingano nyinshi kubera n'ubushobozi bwe. Mbere na mbere umwana afite inshingano zo kwiga, ni inshingano z'umwana nubwo ari n'uburenganzira bwe. Umwana afite inshingano zo gukunda igihugu, nazo ni inshingano z'umwana n'uburenganzira bwiwe. Umwana kandi afite inshingano zo kubaha abamuruta bose, ababyeyi n'abandi bantu bakuru bose bamuruta. Umwana kandi afite inshingano nanone zo gufasha ababyeyi be imirimo itavunanye. Ibi nabyo bijye byumvikana neza ko hari ababyeyi bavuga ngo abana ngo barigometse, ngo umwana yakoze umurimo ngo ugomba kwitwa mubi. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 rivuga yuko guhera mu ngingo ya 5 n'iya 6 havugamo inshingano z'umwana ku mirimo ashobora gukora. Umwana agomba gufasha ababyeyi ya mirimo iri mu rwego rwe. Ntabwo umubyeyi yafata umwana ngo amuhe ijerekani ya litiro 20, umwana w'imyaka 4, aba nanone ahohote uburenganzira bwe nabwo arabihanirwa. Ariko umwana gufata akabido akajya kuvoma, kujya gutashya udukwi, afatanya two mu rugo, gukubura mu rugo, ya mirimo yoroheje y'umwana, umwana arayemerewe. Ni n'inshingano ziwe gufasha ababyeyi twa turimo twiwe tworoheje tutamubuza kwiga. Iyo imirimo ibaye iratuma umwana atabona umwanya wo kwiga cyangwa akayikora igihe kirekire, ihita nanone imirimo mibi ibujijwe ku bana. Kabone nubwo yaba ari imirimo yo gufasha ababyeyi mu rugo, nubwo yaba ari twa turimo dutoya yemerewe, ariko yibaye kwiramubangamira mu kwiga kwe cyangwa iratuma yikora igihe kirekire, ihita iba imirimo ibujijwe ku mwana, uyikoza akabihanirwa. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wese ufite inshingano ku mwana cyangwa ufite buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutanga amakuru ku kintu kibi kiri kuba ku mwana. Kabone nubwo yaba bikorerwa n'ababyeyi biwe, amakuru agomba gutanga. Ubwo rero inshingano ya mbere ni wa mwana ashobora kubivuga, yabonye ukuntu abivuga, yaba atabivuga undi wese wabibonye akabivuga, kuko iyo wabibonye ntubivuge nanone bitabiye icyaha, ugafatwa nk'umufatanyacyaha nawe ugahanwa. Niyo mpamvu buri munyarwanda wese akwiye gutanga amakuru ku mwana, ariko amakuru abangamiye bwa burenganzira bw'umwana, kuko niyo bigaragaye ko umubyeyi ahohotera umwana mu buryo cyangwa ubundi, leta ifite inshingano zo kwambura umubyeyi inshingano za kibyeyi, uwo mwana agashakirwa undi muryango umurera igihe babona bya bindi akorerwa mu rugo bishobora kubangamira uburenganzira n'ubuzima bwiwe. Birahari cyane, birahari, ngira ngo bigenda nabyo birutanwa. Yari ihohoterwa ry'umwana mu buryo bworoheje nk'ibyo wenda ahabwa ibihano bidakomeye iwabo mu rugo, ni igifungo cy'amezi 6. Ariko noneho iyo byabaye wenda umwana yarasambanyijwe urabimenye ntubivuze, uhabwa kimwe cya kabiri cy'igihano cy'uwakoze icyo cyaha. Umwana yakwicwa wenda ntubivuge, uhabwa igihano kingana n'icya wa wundi wabikoze, kuko uhita ufatwa nk'umufatanyacyaha. Rero ibintu ugomba gusobanuka kugira ngo abanyarwanda bumve neza yuko umwana utamutangiye amakuru ari mu bibazo, ari mu kaga, bifatwa nko guterana umwana ukabihanirwa bitewe n'uburemere bw'icyaha umwana yakorewe. Mbere bigomba kuba inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze nizo dushinzwe kureberera igihugu ko umwana ari kwiga, kuko ni uburenganzira bw'umwana. Niba imiryango yiwe ikennye, wa mwana akwiye kujya mu cyiciro kirafashwa na leta. Rero inzego z'ibanze nizo zibazwa mbere, ariko mbere na mbere bibazwa ababyeyi be, kuko n'abafite inshingano ko wa mwana bakagaragaza impamvu yabiteye, byarangiza n'inzego z'ibanze zihegereye zikabibazwa, kuko nta mwana ukwiye kuba yicaye mu rugo atari ku ishuri, hari abari kubireba. Rero ziriya nzego zireberera leta hari hasi nizo zikwiye kuzibazwa igihe byagaragaye ko ababyeyi biwe nta bushobozi bafite. Abana baramutse batize ingaruka ni nyinshi cyane. Mbere na mbere umwana nta buzima agira bwiza bw'ejo hazaza, kandi umwana utize niba abana bavamo amabandi, niba abana usanga bavamo abajura, niba abana bavamo imyitwarire mibi, niba abana bavamo abanywa urumogi, niba abana bashobora kuvamo n'abicanyi, igihugu kitabifatiye hafi. Kuko uyu mwana yize ahabwa uburere n'uburezi, akaba ntazagira icyo yimarira. Umuntu utarize aba umushomeri. Ni ukuvuga ngo igihugu gifite abashomeri benshi ni ingaruka zikomeye cyane ku gihugu.